Ibyo kumbura kwawe narabivumbuye, bigendere kuko nta gikoroto cyange naguha, sinkubesha nta n'igicu niravuha, sinzi impamvu nakumenye kare ko wabaga ushaka ibiceri kuko every sunrise brings your face to me, a quiet whisper through the bayita Suno AI. Wayifashisha ukora umuziki nawe ukamamara. Wakora indirimbo zitandukanye mu rurimi ushaka, cyaba Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili ndetse n'izindi ndimi zose uzi ku isi bakoresha. Iyi ni application yagufasha gukorera amafaranga kuri website zitandukanye. Reka nkwereke uko ikora. Uraza kuri Play Store, nurangiza uza hano muri search wandikemo ijambo Suno AI. Suno AI. Nurangiza urabona iri mu ibara rijya gusa n'umuhondo. Ngiye kora ko nayo downloadinze, ndahita nyifungura. Leta banzana ahantu hameze gutya. Mbibutsa ko yari ubwa mbere ifunguye, ubanza kwinjizamo email yawe. Wowe basabye email rwose ntugire ubwoba bwo gushyiramo email yawe, kubera ko indirimbo zose uzajya ukora uzajya uzisanga kuri email yawe buri gihe ndetse n'imyaka ibihumbi wazasanga umuziki wawe wakoze ugihari. Noneho nurangiza uraza hano hari ibara ritukura hasi. Hano ugiye kwandikamo quoted cyangwa se lyrics y'indirimbo ushaka kuririmba. Hano urabona uba wemerewe gukora indirimbo 10 zonyine ku munsi, ntago wazirenza. Ariko urumva ko indirimbo 10 atari nkeya, ubaye ufite gahunda yo gukora umuziki cyangwa se ushaka kwigarura imitima y'abakunzi bawe. Ngewe rero lyrics ngiye kubwira ChatGPT iyinkorere. Gusa nawe ushaka wakoresha ChatGPT ikabasha kuguha lyrics nziza y'indirimbo inonosoye. Bigenda bite? Turaza kuri application ya ChatGPT cyangwa se ujye kuri website yayo ukoresheje Google browser. Hano urabona bari kumbwira ngo nyapdating, ndategereza gato ijyemo. Gusa nawe wayidownloadinga cyangwa se ugakoresha browser yawe iyo ari yo yose iba ifite ChatGPT. Nindangiza ndategereza gato iyestare. Tayari yamaze kwiyestara. Igisigaye ni ukuyinjiramo nkayibwira icyo ushaka gukora. Bati nyandikira indirimbo yo guhimbaza Imana, ubundi ukayiha amategeko. Urabona bankoreye indirimbo yitwa Uruwigitangaza. Nurangiza wowe uraza uhite ukopiya uhereye hano. Uraza ukopiye uhereye hano ku gika cya mbere. Uze umanuke, uze usoreze sori gatoya, uraselectinga, uze ugarukire hano. Biri guhita bivamo. Reka fate ibi bice bibiri, ndabona guselectinga
biri kugorana. Kore kopi nurangiza ugaruke he kuri ya application ya Suno ugire gute upestinge mo ya lyrics yawe. Nurangiza uze hano handitse create, ubundi ukande yes, utegereze indirimbo bayikore. Urabona tayari bamaze kuyikora bakoresheje amajwi bashaka, gusa mu kindi gice nzakwereka uburyo wahitamo amajwi ushaka, niba ushakamo base, niba ushakamo amajwi y'igitsina gore, niba ushakamo abagabo, niba ushakamo amajwi yose, ndetse niba ushaka ko baririmba nka chorus cyangwa se nka gospel cyangwa se ari hip hop, byose tuzagenda tubireba. Icyo usabwa ni ugukurikira Jean Pierre TV ndetse wibuka no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose n'amasomo bica kuri iyi channel bitazajya bigucika ukaba wahomba amahirwe. Reka ducuranga indirimbo yacu twumva. nziza mwami wanjye, uri soko y'ubugingo, ndagushima n'umutima wanjye, wahuye mu mwijima w'ibyaha, uri uw'igitangaza Mana itabera, imirimo yawe iratangaza, zahora ngushima ntuzasigara inyuma. Ikindi ni uko baguha indirimbo ebyiri, iyi ni iya mbere bari baduhaye, reka twumve iya kabiri. Mana nziza mwami wanjye, uri soko y'ubugingo, ndagushima n'umutima wanjye, wahuye mu mwijima w'ibyaha, uri uw'igitangaza Mana itabera, imirimo yawe iratangaza, nzahora ngushima ntuzasigara inyuma, uru rukundo Imana yanjye. Urumva ko iyi ndirimbo ni nziza cyane, ntawe utayikunda, ubaye uri umuntu ukunda Imana iyi ndirimbo nawe wayikunda. Noneho bigenda bite iyo ushaka ko kudownloadinga iyo ndirimbo? Uza hano hari utudomo dutatu, nge nakunze iyi ngiyi ya kabiri, hano hari utudomo dutatu, ukaza ukareba niba hari download, gusa ushaka wakoresha share song, warangiza kuyisharinga ukaza hano kuri mowa, ukaba wakanda wenda kuri WhatsApp, ukaba wayisharinga. Reka nyiyoherereze, mbibutsa ko iyi link uyifunguye wahita wumva iyi ndirimbo, gusa ku bantu bakoresha computers wana downloading indirimbo bisanzwe ukayumva ari audio cyangwa se ari video, cyangwa se ukaba wana editinga. Ubwo ku gice cya computer naho ndabereka uburyo wa downloading indirimbo yawe, kimwe nuko email washyizemo hano uyishyize muri mashini, iyi ndirimbo wayisangamo ukayidownloadinga mu buryo bworoshye cyane. Reka tuyifungure kuri WhatsApp twumve niba ivuga nka kwa kundi. Mana nziza mwami wanjye, uri soko y'ubugingo, ndagushima n'umutima wanjye, wahuye mu mwijima w'ibyaha, uri uw'igitangaza Mana itabera. Urumva ko ni ya yindi rwose, nawe wakora umuziki, wakora indirimbo ushaka, wakoresha amajwi ushaka, ibindi bijyanye no gukora indirimbo ukoresheje Suno AI
ni mu kanya gato cyane. Wowe kora subscribe, usharinge ku nshuti zawe zishaka gukora umuziki. Icyiza cy'iyi application ikoreshwa muri telefone, yakuyobora mu gukora indirimbo ubaye wifuza kuba umuhanzi, yewe nawe ushaka gutungura umuntu wawe, umuntu ukunda, umuryango wawe, wabakorera akaririmbo ushaka mu magambo ushaka. Icyo usabwa ni ugukurikiza ibi byose maze kukubwira ndetse n'ibindi ndi bukubwire mu kanya. Ciao ciao, nizere ko wakanze subscribe kuri iyi channel. Nari Jean Pierre TV, dusubire mu masomo ataha. Imana ibahe umugisha. Bye bye.